umugabo yabishatse abana yabakupa bivuze ngo umugabo aba bantu batubyaza abantu bagira bate Irina oya harakantu tambitsemo batubyaza abantu batubyaza abantu ariko buriya uzwara akana abagabo batiyiziho nongeye kubifuriza amahoro y'Imana nizere ko mumeze fresh abantu mwese mubara natwe umunsi ku munsi ebana kabisa mutuma ngenda mbakunda iyo mbonye mwakoze subscribe ariko rero ntago zirazamuka nko tubishaka dufite intego kugira kuri nibura 2 muri kuno kwezi yego muri kuno kwezi nubwo uvuze ntarakwakira ariko bakubabarire hanyuma reka mbabwire ngo turabakunda tubahoza ku mutima ni kuri Eliva 250 ibyo byose mbibutse ko ubyandika ubifatanyije yego tugiye guhindura isi nziza uyu munsi munyemerere mbanze nakire Bikira Mariya umuradeperi umugore wahawe umugisha n'Imana haba ku mubiri haba ku ndoro ndetse no kumvugo ngira ngo abenshi ijwi rya bamaze kujya barikunda yego kwara uburyo uvuga woroshyemo bagahita bavuga ati mwijuru hari Imana Yesu Imana ishimwe bazi ongera wibutsa abana akazina kawe hanyuma tugaruke amazina ni yayandi ni Mukamana Elivani ubakunda kandi bahoza ku mutima ubu abantu baneza pe baro by'ukuri ngira urukundo rwinshi ku buryo isi yose muri rusange rwarenze igipimo rwakurenganya igipimo mbese numva umuntu wese yamera neza ni rwo rukundo ndi kuvuga banumva nta muntu wababara mbibona ko hari icyo nakora kugira ngo amere neza banumva nta muntu wasenya kandi hari icyakorwa kugira ngo rwubakwe mba numva umugabo hejuru cyane hari abagore bamaze kumererwa neza nyuma yo guhindura isi nziza tunyuze mu cyiciro cy'abagore ngira ngo nkuko babonye episode number 1 yatambutse iyo ngiyo yari ikiganiro cyo guhindura isi nziza ariko tugeze ku nkingi ya mwamba nk'umugore ushoboye w'umutima uyu mwanya tugarutse hehe Elivani uyu munsi tugiye guhindura isi nziza duhereye kuri ba nyakubahwa abagabo umutware umugabo nyamugabo yubahwe umugabo nyamugabo yubahwe ukantu tambitsemo rero ni nyiri cyubahiro bivuze ngo hari abagabo batari nyabagabo hari abagabo bizina turabafite nzererezi z'abagabo oya se itukana nawe nyine babagabo bagira batinyisha ubwonko bwabo gutekereza aho kugira ngo batekereze bagashyira mu bikorwa bahubutse uwo ni umugabo kuko n'ubundi ntacyo wabihinduraho abo twita ngo nabavoma hafi yes abagabo bavoma hafi bangiza byinshi kandi ubwonko bwabo bugomba gutekereza bakitekerereza bagatekerereza abo bashatse bagatekerereza abo babyaye bagatekerereza nabo bakomokaho abo nibo bagabo nyabagabo ariko disombaye agasakeza murakoze cyane akamaze oya ntago turabiganira ntago bakakanya nagakuramo mu kiganiro abakunzi banjye bahita bababara bababara nukuri hanyuma rero twigendere nagira ngo barebe ko uba wateguye reka naho bajye bahareba reka buriya ibintu byose bajye bamenya ko umeze neza kubera Imana uti umugabo n'umutware umutware n'umuyobozi uwo niwe tugiye kuba twavugaho uyu mugabo se hagiye guhindura isi neza paradizo kurusha umugore gute ese simbizi kuntu turi buze kubihuza hari ikiganiro twatambutseho cy'ubushize baze kugisubiramo bacyumva uburyo umugore nawe yabaye inkingi ya mwamba uyu mugabo se we raza kubiyihe nkingi ku mugabo umugore yatwaye ya mwamba ntago umugabo ari inkingi umugabo ku inzu ni y'umugabo n'inzu ni buri kimwe inzu ni umugabo oya buriya umugabo njyewe uziko numugereranya umugabo mugereranya n'igiti cya kimeza yego igiti cya giti kigenda kigakura kikaba inganzamarumbo bamwe bagatinya no kugitema bati hatagira ikiri bube buriya umugabo nyamugabo agira igitinyiro agira igikundiro ndetse n'icyubahiro ibyo bintu biragendana ku muntu w'umugabo niba wajyaga wumva ibiti bitaga ibimana wajyaga ubyumva ibimana ngo igiti cyitwa ikimana bajyaga bakunda kugitinya bati kiriya giti uko biri kose
ati uretse inzoka n'ibyugu bibamo ati nta nubwo wakoraho nta muntu n'umwe ushobora no gukuraho urukwi rwacyo ngo arucane. Yego uriya mugabo ntushobora no gupfa kumenya ikintu atekereza bene uwo mugabo uretse icyo ashatse kukubwira. Yaba yababaye ntubimenya, yaba yasetse cyane ntubimenya kubera ko yishimira muri we ahubwo agasohora icyo yateguye gusohora. Uwo mugabo rero niwe ndimo ngereranya n'igiti cy'inganzamarumbo. Babwire ngo uwo mugabo ni njye. Uwo mugabo nyamugabo wowe se ntabwo ndagukoraho ubushakashatsi gusa wenda nkurikije wenda igihe tumaranye umwaka ngira ngo umaze gushira urarenga kuko hari ngira ngo filime ya mbere nakinnye ni ya indi wari wanditse yiswe Amayeri y'Ishyano. Amayeri y'Ishyano yari ikoso Amayeri y'Ishyano ugahita uyibona uziko nayikinye nambayemo kano gapira barahita babyibuka banditse Amayeri y'Ishyano bahita bambona. Niyo filime ya mbere nagezeho ngiye gukina amafilime. Ubwo rero urumva aho ngaho nkurikije ibikorwa hari icyo bishatse kuvuga. Ubwo nawe uri muri icyo cyiciro. Reka mvuge rero bano bagabo aba bagabo ntacyo mbonetsemo aba banyacyubahiro aba bantu twese twubaha aba bantu batubyara aba bantu batubyaza aba bantu bagira bate Irina oya hari akantu utambitsemo batubyaza abantu batubyaza abantu ariko buriya uziko hari akantu abagabo batiyiziho. Uziko buri uriya mugabo yabishatse bari abana atabaguha wa mugore ngo babyare yaba kwima gotese. Erega haje uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu yabishatse ntiyabyarana nawe. Ku mugabo harya byarakunze cyane. Umugabo yabishatse abana yabakupa. Bivuze ngo umugabo arashoye mu buryo bwose ararenza ahubwo. Rero uyu mugabo niwe ndi kuvuga. Niho njya nkunda kubwira abantu b'abagabo ntibyibura wikumva ko hari ikintu cyaje ngo kiguca intege kubera ko cyabayeho. Gisanzwe uriho gisanzwe uhari itegura utekereze neza uburyo wagisohokamo ariko utihaye rubanda utiyahuye utabuze ipfungu bure na ruguru. Muri iyi minsi maze iminsi nkora ubushakashatsi mbere yuko dukora iki kiganiro nakoze ubushakashatsi mu buryo butandukanye. Yego nasanze aba bagabo inshuro nyinshi buri wese ahurira ku wundi n'ijambo. Abagabo abo nagerageje guhura nabo jewe navuga batari munsi y'abagabo nka 20 twabashije kuganira 30. Abo nabashije kuvugana nabo nyine imbona nkubone. Ubwo nkizemo nabagiye banyandikira ubu ikibazo bagiye bafite bahuriraho. Abamotari kenshi ngiye ntwaye ubwo nyine nawe urabyumva ugomba gukuramo ijambo. Yego naje gusanga ikibazo bafite ahanini bafite ikibazo ku ijambo rivuga ngo abazanye uburinganire baba baduteje. Niryo umugabo wese ahuriraho n'undi babahaye intebe bayicaraho bimwe twavuzeho ubushize. Abenshi uvuze ko abenshi ari abamotari nyine nge ndavuga iyo n'umumotari ntwaye motari mujye mutwara abagenzi ariko munashyiramo akantu ko kugabanya volume ku munwa. Uretse wowe nta mugabo wavuze amagambo menshi nawe ugenda gusa aho ngaho ko twari turimo tuganira motari guhindura isi nziza kubiri na wagire ko kuvanga ibintu twihindurije. Noneho naje gusanga abamotari gusase hari n'abandi tuganira nabo dukorana mu mafilimi n'abandi n'ahandi naho duhurira mu biganiro. Naje gusanga abagabo ikintu bazize muri iyi minsi bishyizemo iri jambo ngo babahaye intebe. Ubu ni 50 kuri 50 umugore aragusuzugura ngo ni 50 kuri 50. Noneho barangije bibagirwa iki kintu Berina uriya uretse gato abagore baricaye cyangwa abagore barahagaze nta cyaka twemere ko bicaye kankubaza akabaza. Ubundi iriya ntebe iriya nama ya mbere ijya kuba yemeza ko umugore akwiriye kujya mu nteko ishinga amategeko, yemeza ko umugore akwiriye guhaguruka agasohoka mu nzu agakora yego akayobora akaba umumeya akaba visi akaba n'ibindi byinshi twagiye tubona byinshi abaganga abadogiteri n'abayobozi. Hari n'abayobora muri Afrika turabafite hari n'abayobora ku rwego rw'isi kandi b'abanyarwanda. Uyu mugore iyi nama yashyizeho kugira ngo umugore yigaragaze ko hari icyo ashoboye yibonemo. Iyi nama umugore yarayirimo tubwizanye ukuri tureke kujya kuri hanyuma subiza ujya kuri kangoye igisubizo kikunyura we bantu subiza icyo gusa ujya kuri akobere na wagireka kunengo igisubizo ngeho buhari. Uyu mugore iyi nama yarayirimo cyangwa ntiyarayirimo subiza yego cyangwa ntabwo nari impari. None ko umugore atayoboraga icyo gihe inama ari kwijya mate nsubiza. Hanyuma nimba yarahari nta wari uhari bazadusubize muri comment.
uri gusubiza se kutubajije nise ko mujyabananiye reka rero wisobanura twebwe tugusubiza oyi nyereka ko nsubiza rimwe ni yego cyangwa hoya yarariyo cyane yarariyo biga ku kibazo cy'umugore yarahari cyane yarahari ntago nari impari gaho nyumvira iyo nama nta mugore wari uyirimo ahubwo bo bigaga ku kibazo cy'umugore bere nawe ugiye kumbereza ikiganiro bere nawe wansubije urega uri kwigiza nkana ndabizi kubizi none se umugore nyine ko yari mu rugo ari mama w'abana yita ku rugo n'amatungo n'amaka uyu mugore rero ngo arashaka ko nge ngo mubwira ngo nta mugore wari urimo niyo nama nta wari uyirimo kandi ngewe ndashaka kumwumvisha uyerekeraho ukuri kwanjye ntabwo nari nyirimo ubwo ababizi ratamwe bwe muri bunsubize muri ahubwo mwebwe mwari mubizi mute byari bimeze bite ahubwo wakaba imbazo uti kucyumbajije icyo kibazo aho ngaho uramvuna wagiye wibuka yuko ndi umukenyezi aha ngaho wagiye wibuka ko ndi umubyeyi ariko ufite intebe ndi umufasha ariko ufite intebe yewe bayiduhaye nanjye nabavuga ndi kuvuga ibi noneho ngewe naje gusanga ratamwe abagabo mwe ngira ngo tuganire kuri iki kintu abagabo benshi tambitsemo ariko twikomereze aba bagabo bagiye batugezaho hamwe nawe urimo ukibaza ngo mbese kuba barabahaye uburinganire sicyo bitumye badusuzugura mbese kuba barabahaye uburinganire sicyo bitumye umuryango utameze neza abana ntibakitabwaho hari n'uwambwiye ati abana ntibakitabwaho ati kubera ko umugore azinduka agenda mbese bari kubivuga mu buryo bugiye butandukanye ariko cyane cyane abagabo bafite ikibazo bari barikizemo ko umugabo ari umuyobozi mu buryo bwa kera kamvuge ngo bwa kera hari uburyo umugore bamubwiraga bati uyu munsi urajya gukura aha n'aha umugore yabona ibiti byaho azabitera wenda mu cyumweru gitaha akanga kuhakura umuriro ukaka uwo mugore muri make bimwe bavuga mu kiganiro cy'abanje cy'abadamu uwo mugore yararebererwaga yarangiza akanerekerwa ntabasha kureba igikwiye n'ikidakwiriye muri icyo gihe ariko uyu munsi umugore abasha kumenya igikwiriye n'ikidakwiriye rero nicyo mboneraho kubwira bano bagabo uyu munsi wa none kuba umudamu baramuhaye umwanya bakamuha imyanya mu buyobozi mu nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi ni ukuvuga ngo hari ikintu cyabanje kuba umugore yarakandamizwaga kandi yakandamizwaga n'iki n'umugabo ikintu mama muracyumva sabara n'umugabo mukandamizaga cyangwa ni itegeko ryari icyo gihe ryamukandamiza itegeko tube turiretse ariko byakorwaga iki bigakorwa n'umugabo umugabo agatinyuka agashaka abagore 5 abizi neza ko ubushobozi bwe bwagatunze 2 abandi akabata yego 2 umugabo agatinyuka akabaho ngaho abizi neza ko isaha n'isaha yagenda kuko twese tuba turi abagenzi ntituzi n'igihe tuzagendera ntagire n'akantu k'ibanga n'aka na kamwe asigira umugore yashatse bakamuta agasozi hari abo bagiye bataha umugabo yamara gupfa bagahita bati sohoka abana bacu tuzabirerera tuvire mu mito utazazanamo abagabo sohoka tubare 1 2 wavuyeho uyu mugore wakandamizwaga baramusohoraga nk'usohora ikizi nimvuga itungo ry'uburiri ubashywe oya buryo umuntu asohora imbeba mu nzu zamwoneraga yego akubita ndetse n'imijugujugu cyane bamusohoraga nabi agasohorwa na nyirabukwe agasohorwa na sebukwe yabagiye gukazanura byakwanga agahita avuga ati vuba ngo hari abasaza bakazanuraga bya nyabyo umugore yavuga ati ariko nyine urabona umuhungu wawe nubwo yagiye ariko akamubwira ati mvuze nguki mumbye rimwe wagiye umugore agasohoka yagera iwabo bati mva niba iyo ngiyo bananiye kubaha sohoka kugira ngo akugumane ubwo fatiye uburushyi bakamukubita akazi ko burushyi umugore akaruha ntari bujye kwizanira umwana nakaruha nakigunga ugasanga umugore aratesetse ikindi cyabaga kuri aba badamu umudamu yabaga areba ibipfa n'ibikira hari abadamu baba bafite ubwenge bene yego akitegereza ibintu yagira ngo agize icyo abikoraho bakamureba ngayi bakebuka ngo asibate wowe ugira ijambo yajya kubwira umugabo atari ko umugabo mwiza abagore bakira barubahaga nta kuntu buriya twagira urizi ko itegeko rijya kuzaho bitewe n'ikibazo gihari batora itegeko ni mpamvu njya nkunda kubwira abantu bajya bapfa kuvuga ku mategeko bajye bitonda baba bararebye ijanisha riri hejuru ririmo kubangamira umuntu kugira ngo batore itegeko baba bamaze kubona ibigiye gukira babizi ko hari n'ibishobora gupfa bikeya ariko nibura umubare munini ukarokoka abana babigenderagamo uzi kubura nyoko ahari
uzi kumva bavuga ngo nyoko ni ikigoryi ni iki fana mu ruho yananiwe kubaha iso kandi uwo mubyeyi ntacyo atanakoze. Ngewe ndabyibuka nzu umubyeyi yarafite umugabo we babanye na neza babyaranye abana batari munsi ya 4 2 na 5 gusubiza hejuru. Arangije azana nyina babitaga ba nyina nkundwa akazi harya. Abagore babaga bitaweho. Hari nyira ntabwa hakaba na nyina nkundwa akazi. Yari umugore nyine ukiri mutoya. Sinzi icyo bakurikizaga ariko yabaga ari umugore mutoya. Yabaga ameze nk'uri kwibere. Yabaga ameze nk'umwana uri konzwa. None harangiza uyu mugore ufite abana batari munsi ya 5 ibintu byamubayeho bakimara kuzana umudamu. Yaragiye areshya umugabo amutwara umutima umugabo nawe neza aratwarwa. Arangije umugabo kwa kubaka inzu yubaka inzu y'umuto yarangije bari yajya kubamo n'urutoki niwe warutemaga akengera ku mugore muto. Umugore mukuru yajya gutema gatoki yari yamushyizeho abarinzi akavuga ati wibeshye uzakore kuri inyamunyu ati nguhe nyoko wibeshye. Umugore yaragiye aca inshuro nuko ari ibintu tutavugira ndetse afite n'abana b'abayobozi bari hejuru. Uwo mugore ubutuvugana afite abana bakomeye. Nshatse kuvuga iki hano, ibi ni ibintu byabaga ku badamu kandi bikozwe n'iki n'abagabo babo. Rero mwabagabo mwe ntimwongere gutunga gatoki ngo muvuge ngo abagore hari amakosa bako ngo hari amakosa bakora. Ahubwo ngewe mboneraho no kubwira uyu mudamu ubona ko bafashe ikintu gisa no kugira ngo barenganure abadamu bagenzi be wakagihagararamo. Iri tegeko rituma umugore arenganurwa rireba abantu babiri. Cyane cyane rireba uyu mugore urenganwa n'uyu munsi. We ahita ajya no kwitabaza rikamurengera. Ariko nawe wa mugore we ubyiyitiranya ukumva kutagomba kubaha umugabo wawe. Wenda dukomuruswe dukome n'ingasiri. Yego nayo yumva. Ntago wareka kubaha umugabo wawe ngo kubera yuko mwese mwemere gusohoka mu rugo mukagenda. Jya umenya ko hari ibintu ugomba kureba nk'umudamu. Jya umenya ko hari ibyo ugomba gukora nk'umudamu. Rega buri umugabo yubashywe aranakora bikagenda neza. Bajya bavango nibundi ibintu byose bigira ahantu bipfira bikagira n'ahantu bizukira. Ushatse kuvuga iki? Iyo umugabo yagoretse ibintu akabihinzira bikagoramo nibundi urugo ruranga rukagoramo. Buriya rega urugo n'umugabo nubwo abantu bakunda kwibeshya ngo urugo n'umugore ko sinzakubeshya. Umugabo nabikubwiye ngo ni igiti cy'inganza maru nakongera nkabisubiramo. Kiriya giti nta muntu upfa kugihangara. Ariko se ko hari ahandi batubwira ngo umugore ni mutima w'urugo. Nabikubwiye ko ari inkingi ya mwamba yibera indana ariko mutima w'urugo. Nabikubwiye nanjye. Ariko iyo nzu reka nkubwire impamvu y'iki kintu. Iriya nkingi ya mwamba iyo yagize ikibazo isanwa nande? Turi mu nzu yubatswe n'umugabo. Aha aho niho ruzingiye rero. Kuki umugabo nta zina afite ryo muri iyo nzu? Ni ukubera yuko umugabo ni ndakumirwa. Nkuko bavuga ikinyabiziga ndakumirwa. Umugabo n'udakorwaho. Umugabo ari hejuru cyane. Iyo nzu igora amayirebe yari umugabo uzi kwitegereza. Apana babandi ariko twavuze badashaka no kwibwira gutekereza. Yari umugabo w'umuhanga aterwa areba. Biza areba bipfa areba. Akamenya nuko abigorora gake. Ariko abubu barashaka icyubahiro kitagira ibikorwa. Icyubahiro kitagira ibikorwa kibaho. Kora ureke kuvuga. Noneho muri ibintu abagabo baravuga arajya mu kabara kavuga na kari muri urwo tuvuga uti umugabo muzima mera nk'idebere itarimo amavuta. Abantu baza akadobo ka usanda basuhuje. Abagabo batsindiye imyanya abagore bari bafite nabo turabasuhuje. Abagabo batsindiye imyanya abagore bafite. Rero ushatse kuvuga icyo uvuze ijambo ritari ryo oya barusubire kubera iki? Kubera iki bayitsindiye? Baba inganzwa se. Ni babandi bameze nk'idebe ribereye. Bari tuko abagore ngo ari bo bantu bahwihwisa. Yego we. Undi akagira ngo shushushushu. Undi ati wihwisa numve. Umugabo yavuze ibintu by'ubuzima bwe ndeba ndavuga ni Yesu. Nk'uyu mugabo mana. Ibintu avuze arabizi. Ese ubundi umugabo yahagurutswaga reka mvuga iki kintu. Umugabo yahagurukaga agiye kugaba. Uyu ndi kuvuga no mugabo nyamugabo. Apana babandi bataza agaciro kawe. Uyu mugabo yahagurukaga agiye gutanga umugeni mu misango. Yego ubwo si ibintu bibiri. Umugabo yahagurukaga agiye kugira gute? Guhuza abantu byananiranya akavuga ati hari ijambo mfite. Yamara kurivuga abantu bose bagakoma amashyi. Mumwe ati ndanakugabiye.
ndati nanjye uri hariya hirya agahaguruka avuga ati inka ebyiri nzazishorera uyu munsi mwaretse kujyujyura muri abantu b'abagabo ko uyu munsi amazi imwe n'ayiki mu bagabo ariko amahirwe hari n'ayuko ngo umugabo ubu ngubu ngo n'iterambere cyane umugore afite ngo ari uko umugabo yashyizemo umusanzu we mu kubaka u Rwanda ahereye mu myumvire yo guhinduka hanyuma bituma no mu ngo birushaho kugenda neza. ahangaha nahashimiye abantu benshi ariko bakoze ibyo bagombaga gukora ahubwo nibakomerezeho iyo nzira ntibayivemo komeza inzira watangiye oya regeraho tutuma padiri twirukankana kandi abantu bafashwa ni beza ariko none n'utangiye gukoza cyane hari abantu bahita batangira kuvuga ati yibagiye ibyo yarari bamwe bibagirwa n'ikiganiro turimo bagahita binjira mu ni hose harakenewe hoya kujya mu bintu by'Imana nabyo nta gihombo cyane ko turiho kubera Imana ariko buri umuntu nyamuntu abagomba gukora icyo yagombye gukora mbonereho no kugira abana bagabo bajya bipfobya bire na hari abagabo bipfobya ati nubundi ndabikora umugore nta nshima nashaka rorere akipfobya se bigakunda abagabo umugabo aripfobya akavuga ati no kurya ntacyo bikima arengeye ejo muri zo kuganiriza umuntu umva amerewe nabi birena yarambwiye ati niyo njyanye icyo kurya cy'abana banjye umugore ahamagara abo hirya ngo nabaze basomeho n'abamurogeye abana kandi nabe bwite ibaze sirivu pro umugabo byaye hejuru y'abana babiri rero nibaranga ibintu bigeze Nyagasani Yezu azabane natwe aba bagabo rero bumva ko bagomba kwipfobya kubera ko abagore babapfobeje ndagira ngo ubwire ngo uyu mugore mwahuye mukuze icyo ni kimwe kabiri ni we wamwizaniye umwireshereherezaho niba rero waramwibeshyeho mu kumuzana iga uburyo ibintu byakemuka neza nibikunanira nibwo uzitabaza babigufasha mufite ibihamya n'ibimenyetso turabizi hari ibintu bigenderwaho hazace kuri gogo yanditsemo igazeti ya leta ashyiremo ikibazo afite birawe wanatira n'umuturanyi we nubwo waba ntatacu ufite ibintu byaroroshye sinzi impamvu abantu bavunika nibagarukira aho barabageze nukuri hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro uyu mugabo ndashaka kumuha message hanyuma nk'umuntu wagize uruhare cyangwa se muri uyu mwanya wahindura isi nziza akantu yagumana cyangwa inzira yagumamo mu rwego rwo kugira ngo dukomeze duhindure isi we agomba guhera iwe muri we ubundi umugabo we ubwe ibikorwa byiza byose biba bigomba gutangirira kuri wowe mugabo kuko niwe wararemye umuryango wawe uyu mugore yakosa ntuze ngo muhite mubivugaho cyane igira hirya ubanza umuriko ubanze witegereza amakosa neza ko hari igihe uvuga ukavuga kandi yenda wumvisha n'amabwire hari abagabo bumva amabwire berena nukuri ikindi nago kwirirwa unywa ugasinda ntabwo ari igisubizo cyo kugira ngo ibibazo biri wawe bikemuke ahubwo biriyongera dufite abagabo gukura abagabo ku gacupa oya ntagaruka ukabakuraho dufite abagabo bumva yuko bagomba kubona ibitotsi kubera ko basinze kandi ntago ari igisubizo ahubwo birikuba bucya byikubye kuko hari igihe ugera no mu kabari kubera kwa kurindagira ugashiduka wari ufite yose yabagabiye ni gute umugabo ufite ibibazo ashobora kuryama agasinzira kandi ibibazo byamurenze ahanini biterwa n'umugore bashakanye abiha igihe kandi babana mu abiha igihe cyo kubikemura n'urugero ndatashye nsanze umugore wanjye ari muri bwe nta mugabo ukurimo n'ikimenyimenyi dore yukorera yose asinze aho uyashyira kubera yuko azi ko nayaguha wa mugore we uri buhite yasesaguruka yamara umugabo akisevingira mu rwe ruhande ko ngenza umudamu wajya gutanga inzu umugabo wajya gutanga itsinda ry'ibihumbi 500 yaritanga bakazajya wikumva ko berena wikumva ko niba umuntu muri kubana nkuko nakomeje kubivuga ari umuntu udashoboka wijya mu njyana ye ibi bintu iyo ndi kubivuga hari itegeko tujya tugira ku bantu bazi ukuntu bakina amakinamico yo mu ruhame ngo abantu babarebe nyine barimo babareba live cyangwa se birimo bigaragara nyine bigaragarira amaso atari kuvuga ngo ni ekara yego nyine ahura ako kanya ibiri kuba ako kanya ntimbuze ko mbivuga cyangwa cyacu nyine biri kuba ako kanya iyo uri gukina ikinamico yo mu ruhame bisaba ngo ibyo yari gukina wowe ugume mu njyana yawe we kujya muye uyu munsi none dufite abagabo kubera urushako rubi bamaze kumera nk'abagore babo umugore arasakuza n'umugabo agasakuza kandi ubundi tuzi ko umugabo uhereye kera kose yamye ari umuntu ureba kure
yamye ari umuntu ushishoza, yamye ari umuntu uzi neza ko areberera imbaga nyamwinshi. Ari nayo mpamvu tutagomba kuvuga ngo umugabo nabi inkingi. No, urugo ni umugabo wundi. bivuze ngo umugabo arigira yakwibura akagira gute, arenze kuba inkingi, ego ko arenze byose, ahubwo arangije afashe kuba amabati, ego ko ibyo byose se umugabo yabibate bibaho. abaye umugabo ni nyiri gikorwa, umugabo ni nyiri urugo, sibyo? Ariko mwabagabo mwe namwe inshingano zijabuka, ibirimo kuba muri kubyikururira mu byumve, mwongere mu bisubiremo. Ibintu biri kubi wawe kera ko umugabo atasakuzanyaga n'umugore, uyu munsi biri kuvayo. aha, kera ko bombori itabonekaga ku mugabo, niyo umugore yazamuraga hejuru, umugabo yarebaga yarakwitonderaga akakureba. None byagenze bite? Dusubikiye ahangaha, dushimira abakunzi bacu, wow, yego. wowe wakoze subscribe, ariko banza ushimira aba bantu. Nukuri ndabashimira mbikuye ku mutima, muri abantu b'ingenzi. Kandi ibi biganiro dukora, iyo ubigumanye wowe ubwawe ukabireba ugatuza, ugakuramo akawe ugaceceka, jya wibuka ko ufite muramu wawe, jya wibuka ko ufite umuvandimwe, jya wibuka ko ufite umuntu ushobora kuba arimo kugongwa n'ibi bibazo kandi yenda byari kumugirira umumaro. Nimureke nyamuneka duhindure isi nziza aho dutuye, iwacu mu ngo, ndetse nabo tubana tubabanire neza. Mu kazi ka buri munsi, muri business, nta mugabo upanika. Mbona no kubaza aba bantu, nukuri ko Imana bacyamure mbabwire, ndabihanangiriza kandi ariko bazajya mwumva iki kiganiro, mwumve were ku ntangiriro ugeze ku musozo, nta like, nta comment, nta subscribe, nurangiza ukureho ugende. Hari abantu bagira ubugugu, ariko abantu banjye bo ndabizi n'abana beza babanza barakazi kenshi, ariko ubwo tubibukije baraza kubikora. Ngaye nguko nakagaruka, ngiye mwari kumwe kuri mikoro ya mbere, nitwa Niyongera Bernard, imbere kuri screen, kuri mikoro ya kabiri turi kumwe na Elevania. Hajya niwe ni Elevania mu byo bakunda, kandi ikindi ubasaba kugira ngo nukuri umuntu wese mu rw'iruhande yisuzume, ahindura isi ye nziza. Ya mugira amahoro y'Imana naho ubutaha. Turabakunda cyane.